ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Mwebwe tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo, nyemerera ufatanye nanjye guhereza Imana icyubahiro. Izinze ijoro izinguye amanywa, tugeze mu gitondo cyiza cy'umugisha bene data. Aho uri hose nkomeje kugusuhuza nkwifuriza umugisha w'Imana. Wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi, mu bihugu bitandukanye, Imana ikomeze ibishimire ibanezeze. Dutangira iki cyumweru nkwifurije kuzabona umugisha w'Imana. Ndakwifuriza ngo Imana igukonekite n'ibyawe, Imana yongere ikwigaragarize, Imana ikuremera amashimwe mu izina rya Yesu. Ndabasuhuje mwese bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Imana ibanezeze, Imana ibishimire. Muri kumwe na Bishop Lewonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Tubyutse mu mwanya wa niba ture dushima Imana yacu, tuyishimiye aho igejeje ikora, tuyishimiye ibyo yakoze, dushimiye Imana yacu y'inyembaraga, intwari ku rugamba, dushimiye Imana itaburi kubigenza, dushimiye Imana ishobora byose. Imana nishimwe. Iki gitondo rero ntabwo kigeze kibaho, ntikizanagaruka. Niyo mpamvu ugomba kugifata nk'igitangaza Imana igukoreye. Kuba ubyutse ugihumeka, ubwo ni ubuntu bw'Imana. Nyemerera rero muri iki gitondo nkubwire, nanjye nibwira, duhereze Imana icyubahiro. Iragize Imana, iragize ibyawe, iragize abawe. Bwira Imana ikubanzirize muri iki cyumweru, muri gahunda zose uzagira. Bwira Imana izabane nawe muri business yawe, igire kubigenza neza. Bwira Imana ibanze mu kazi kawe, izaguhagarareho kandi izakwitambikire. Bwira Imana iguhuze muri iki cyumweru n'ibyawe n'umugisha wawe. Ongera usenga Imana, uyiragize kandi uyibwira ngo Mana unkandagirire aho ntabasha kugera, ariho mu mutima w'umwana w'umuntu. Birashoboka ko hari umuntu mujya museka, ariko we mugaseka muri kumwe, ariko we mwatandukana akagucurira imigambi mibi. Uko niko umuntu ateye, ariko Imana irabizi ko akuryarya, Imana irabizi yuko akubeshya, Imana irabizi ko atari umunyakuri ku buzima bwawe, Imana irabizi ko ari umunyeshyari. Rero bwira Imana ihakubanzirize. Imana ishimwe cyane. Iki gitondo nyemerera turi imbere y'Imana yacu, ndashaka ko tuzaganira ku ijambo ryitwa ngo, cyangwa rivuga ngo, Imana niyo ibizi. Haleluya. Imana niyo izi ejo hawe hazaza. Imana niyo ibizi. Imana niyo izi uburyo yagukiza ubwo burwayi. Imana niyo izi uburyo yazura ibyawe byapfuye. Imana niyo ibizi. Imana niyo izi uburyo ki yagutandukanya n'abakugambanira. Imana niyo izi uburyo ki yaburizamo ibitero biguhiga. Imana niyo ibizi. Imana niyo ibizi. Imana niyo izi uburyo yabikugenzereza neza. Imana niyo ibizi. Navugaga ngo tuzaganira ku ijambo ryitwa ngo Imana niyo ibizi. Kandi pe niyo ibizi. Wowe umenya ibitambutse, reka nkubwire impamvu ari ibizi. Umenya ibitambutse, umenya ibyo wanyuzemo, ariko ibizaza ejo, uburyo uzabicamo, uburyo bizaba bimeze, ntabwo ubizi. Bihishwa ubwenge bwawe, bihishwa amaso yawe. Wowe ibyawe n'ibyatambutse wanyuzemo, wowe ibyawe n'ibyo wabonesheje amaso, ariko ibiri imbere bizwi n'Imana. Imana niyo ibizi. Imana uko izabikugenzereza, Imana niyo ibizi. Imana uko izakwagura, Imana niyo ibizi. Imana uko izakurwanirira, Imana niyo ibizi. Imana uko izagutetesha, Imana niyo ibizi. Imana uko izakuvura ibikomere, Imana niyo ibizi. Imana uko izagenda ikwitambikira mu nzira uzacamo, Imana niyo ibizi. Imana ishimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana twihuse. Umuhanuzi Ezekiyeli, turasoma ibice 37. Duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 3. Dusome twihuse mu izina rya Yesu Kristo. Titire y'ijambo ry'Imana handitse ngo, iyerekwa ry'amagufwa yumye. Imana ishimwe. Ucyumva iryo yerekwa ry'amagufwa yumye,
ugomba guhita wumva yuko ari umuntu uba udafite ibyiringiro, ari umuntu uba yarumagaye mu buryo ki bwo gusenga, mu buryo bw'ubuzima, abona ibintu bitacyemera. Imana nishimwe. Ngo niyerekwa ry'amagufwa yumye. Umurongo wa mbere, ukuboko k'Uwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa, anzengurukana aho yayakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi yari yarumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti, mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Turacyari kuri teme yacu yitwa ngo ni wowe Imana niyo ibizi. Uyu muhanuzi Ezekiyeli yitwa kenshi, azwi ku izina rya mwana w'umuntu. Uwiteka yagiye amuhamagara kenshi, akamubwira ngo mwana w'umuntu, mwana w'umuntu, mwana w'umuntu. Hanyuma ngo hari icyo Uwiteka yakoze, ngo yamuzengurukije ari mu iyerekwa ryo mu mwuka, ari mu mwuka wera, ngamumanura mugeza aho mu kibaya. Ni nk'uko yakugeza mu kirere cy'iki gihugu, akakwereka uburyo ki abantu batagifite ibyiringiro, akakwereka uburyo ki abantu baguye rwose. Ezekiyeli aramubaza ngo, mbese mwana w'umuntu, amubaza ngo mwana w'umuntu we, aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Imana ishimwe. Uyu munsi hari uwakubaza ngo se abantu bakongera bagakizwa, abantu bakongera bagasenga. Umuntu yakongera akakubaza ngo biracyashoboka ko wakongera kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe? Ese mu muryango wawe abantu baguye ureba, hari icyizere cyo ko bakongera bagakizwa? Umuntu rero wasubiza nka Ezekiyeli, Imana ibikubajije, ukavuga ngo mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Imana niyo ibizi, niyo izi uburyo ki yarekura imbaraga zayo zigasayura abari mu busambanyi. Imana niyo ibizi uburyo yarekura imbaraga zayo zikihanisha abicanyi. Imana niyo ibizi uburyo ki yarengera ayiwe abari kugwa umusubirizo mu byaha, ikabatangiriza imbaraga zayo. Imana niyo ibizi, niyo ibizi, niyo ibizi. Imana niyo ibizi uburyo yakurengera. Imana niyo ibizi uburyo yagutabara. Imana niyo ibizi uburyo yaguteturura. Imana niyo ibizi uburyo ki yazura ibyawe byapfuye. Imana niyo ibizi. Imana niyo ibizi kuko niyo ibifitiye ubushobozi. Imana niyo ibizi kuko niyo ifite imbaraga zirya izindi. Imana niyo ibizi, niyo iteturura abashobewe. Imana niyo ibizi. Nuko ku murongo wa 10, manura uko ntegetswe, maze umwuka uyinjiramo, nuko ibaho, ihagarara ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi cyane. Ikintu cyakurikiyeho nuko Uwiteka yaje kubwira Ezekiyeli ati, hanurira aya magufwa yongere abeho. Ayahanurira nk'uko yabitegetswe n'Uwiteka. Ngo Uwiteka ikintu yakoze, ngo yahuhishije umuyaga mwinshi cyane. Umuyaga uhuha muri iyo mirambo kugira ngo ibeho. Nuko rero ngo ibaho, irahaguruka, yiremamo inteko. Imana ishimwe kubw'umwuka wera w'Imana. Ndinginga umwuka wera w'Imana ngo muri iki gitondo, muri iki cyumweru, yongere aze mu bugingo bwawe, aguhagaritse weme uvuga ijambo ry'Imana ushize amanga, uhamye Yesu Kristo ushize amanga, mu izina rya Yesu Kristo. Uyu umunsi mwuka wera kwinjiremo, mwuka wera kuganze, kuko Uwiteka Imana niwe ubizi, niwe uzi aho yakugeza n'uburyo yagukoresha ukaba umukozi w'Imana. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom, muhahe muronke. Uwiteka niwe Mana, kandi Imana niyo ibizi, niyo izi ejo hawe hazaza. Wigira ubwoba, Imana niyo ibizi. Shalom shalom, muhahe muronke.
izina ryawe ni ryiza